n'agavu n'agahinda bikomereye muntu muri iki gihe, bigaragaza ko isi twiziritseho bishaje birenze gusaza. N'ukuri nta cyiza cyayo mbonamo, igeze ku iherezo. Kanani yacu iri bugufi, tuzinukwa iby'isi byose, amarira yose atemba ku matama yacu agiye guhanagurwa. Hari ibyiringiro no gutabarwa, dutegereje ku Mana we, tuzasigira umunezero utazongera kuwurekura by'iteka. Kanani yacu iri bugufi, tuzinukwa iby'isi byose, amarira yose atemba ku matama yacu agiye guhanagurwa. Hari ibyiringiro no gutabarwa, dutegereje ku Mana we, tuzasigira umunezero utazongera kuwurekura by'iteka. Isi igeze mu mahina nshuti, dusohoreweho n'ibyavuzwe kera. Yohana yeretswe ibibabaje bigomba gusohora ubu, ariko yakomejwe n'amagambo akomeye Yesu yivugiye, ati nyuma ya byose hari umunezero, imibabaro izashira. Kanani yacu iri bugufi, tuzinukwa iby'isi byose, amarira yose atemba ku matama yacu agiye guhanagurwa. Hari ibyiringiro no gutabarwa, dutegereje ku Mana we, tuzasigira umunezero utazongera kuwurekura by'iteka. Kanani yacu iri bugufi, tuzinukwa iby'isi byose, amarira yose atemba ku matama yacu agiye guhanagurwa. Hari ibyiringiro no gutabarwa, dutegereje ku Mana we, tuzasigira umunezero utazongera kuwurekura by'iteka. Ari we uturwanirira, kandi akaba yarasubiye mu ijuru gutegura aho tuzaba. Twihangayikishwa n'ubuzima bubi, iherezo riri hafi cyane. Kanani Yesu yaduteguriye, turayireba imbere. Kanani yacu iri bugufi, tuzinukwa iby'isi byose, amarira yose